Mbahaye ikaze nanone mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu byiza kuri Kirabo TV, murakaza neza. Niba ari ubwa mbere ufunguye chaîne yacu, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe, ibiganiro bijye bikugeraho igihe. Mu biganiro bitandukanye rero byinshi tubagezaho, uyu munsi nabazaniye ku rukundo. Urukundo turarukenera mu mibereho yacu ya buri munsi. Iyo ufite umukunzi ukwitaho, uguhamagara, ukajya kubona ukabona kwandikiye SMS, akakwitaho mu buryo butandukanye, biba ari byiza pe, biraryoha. Rero niba uri umusore watanze proposal cyangwa se wasabye urukundo ku mukobwa, sinakuzaniye uburyo ugomba kubyitwaramo mu gihe ugitegereje igisubizo cyiza ku mukobwa we wabanje gukunda mbere y'uko agukunda. Icya mbere, ntugahatirize. Jya umuha umwanya atekereze ku gisubizo cyiza agomba kuguhereza. Rimwe na rimwe azihagararaho akwereke ko ari bize, akwereke ko atajya abona umwanya kugira ngo ucike intege, ariko nyamara si uko biba bimeze. Aba ashaka kureba ko wowe ucika intege, arebe ko uri umugabo yakunda. Abakobwa bakunda abantu babitaho, ariko iyo uhatirije cyane ukaza uvuga amagambo menshi, aguca amazi rwose nko mu mvugo z'iyi minsi nk'uko babivuga. Gerageza nimba utanze proposal ku mukobwa, umuha umwanya nk'uko we wabitekerejeho ukamuhitamo, nawe umuha umwanya abitekerezeho, yumve ko agomba kuguha igisubizo gikwiye. Icya kabiri, ntukamubwire amagambo menshi y'urukundo mu gihe mugitangira, mu gihe ugitegereje igisubizo cyiza, mu gihe ugitegereje icyo gisubizo, ntukavuge amagambo menshi y'imitoma, mbese ya yandi akurura. Ashobora kugutekereza ko uri umuhehesi kandi utari we. Jya wirinda kumubwira amagambo y'imitoma mu gihe ugitegereje igisubizo. Ushobora kujya ugacokamo kamwe wenda musoje nko kuvugana, ukamubwira ati mu gihe ngitegereje igisubizo cyawe cyiza, ariko wibuke ko nyigukunda, ndagukunda rwose, ntegereje igisubizo cyawe. Mbese ujye wirinda kumubwira amagambo menshi pe, jya utegereza, wenda ujye umubwira rimwe gusa ku munsi. Naba atakwitabye nabwo rwose nk'uko nabikubwiye, ntugahatirize, jya umuha umwanya, kuko abakobwa bakunda abahungu biyubashye rwose. Iyo uje uvuga amagambo menshi agucishamo ijisho, iyo uje nanone umuha urukundo rwinshi, buriya si byiza. Mu gihe mugitangira ntukamwereke amarangamutima yawe yose, jya ugerageza wifungemo gake gake kugira ngo nawe umuhe umwanya kwiyumvemo, kuko numwereka ko umwitayeho cyane, ntabwo nawe azatekereza gufata igihe ngo agutekerezaho, kwereke nawe uko yiyumva muri we. Ikindi ugomba kwirinda gukora, nk'uko twabiganiriye mu bindi biganiro byacu byabanje mbere, jya wirinda kumuha impano nyinshi. Impano rwose ni ikintu cyiza, ariko ntukazimuhe nyinshi. Jya ugerageza umuhemo kamwe mu gihe ugitegereje ko aguha igisubizo. Jya ugerageza kumwitaho, umenya ibyo akunda, ugenda umutungura gake gake, umuhereza impano, ariko ntukamuhereza impano z'urudaca, kugira ngo nawe umuhereze umwanya bitekerezeho. Ikindi jya umusaba niba yaba afite umwanya kugira ngo muganire. Buriya abakobwa ntabwo bakunda kuganira kuri telefone cyane urimo kumubwira amagambo y'urukundo. Jya umusaba umwanya, umusabe igihe, umusabe ko mwahura kugira ngo mugaragarize ibikurimo, mwice ahantu heza hatuje, wenda murimo no gusangira ku bushobozi bwose waba ufite, ugasangira n'uwo mukobwa utegerejeho igisubizo. Yabyishimira cyane, agenda agufungukira. Burya iyo uri kumwe n'umuntu niho ubona amarangamutima ye koko. Nuko rero jya ugerageza umuhamagare gake gashoboka, nushaka rimwe ntukamuhamagara, umuhe message, umubwire uti ndagukunda rwose, ariko ntukabimubwira inshuro nyinshi mu gihe ataragusubiza rwose. Wowe jya ugerageza umwiteho, umwereke care, azizana. Nuko rero mwasohotse murica ahantu hatuje, murimo muraganira, jya umuha umwanya, umutege amatwi, yakubwira uko yiyumva, akubwira ibyo yanga n'ibyo akunda. Rimwe na rimwe ashobora kuzakubwira ko afite n'undi kugira ngo arebe gucika intege, ariko we ntuzacika intege. Muri make azagerageza kuguca intege kenshi, ariko wowe ugerageza umutege amatwi gusa, wowe ukomeze umuhereze care zawe, ntuzazihagarike, kugira ngo azakurekurira umutima we wose rwose, akwishimiye kandi azi uburyo umufata. Tugiye kureba rero n'ibimenyetso bizakwereka ko umukobwa akwiyumvamo.
Nubwo atari bose rero, hari abasore batazi gutandukanya rwose umukobwa wabakunze n'ubafitiye amarangamutima. Kutabasha kumenya niba umukobwa agufitiye amarangamutima byaba intandaro yo kwitinya no kudatera intambwe ngo ugaragarize umukobwa ko wiyumvamo nk'umusore ngo usabe urukundo. Mu gushaka gufasha abasore bafite iki kibazo, twifashishije urubuga rwitwa wikihow.com. Uru rubuga rugaragaza ibimenyetso byinshi bitandukanye bishobora kukwereka ko umukobwa akwiyumvamo cyangwa agufitiye amarangamutima, gusa twabahitiyemo bike by'ibanze. Icya mbere, yumva mwahorana. Nk'uko hagati y'abantu bakundana bigenda, umukobwa ugukunda rwose kandi ukwiyumvamo aba yumva iteka mwahora muganira. Icya kabiri, kukwereka inshuti ze. Iki nacyo ni ikimenyetso kigaragaza umukobwa ugufitiye amarangamutima pe. Nubwo utaramubwira ko umukunda, akunda kukwereka inshuti ze. Uzatungurwa no gusanga hari abakuzi kandi wowe ari ubwa mbere muhuye. Uzi impamvu se? Ni uko ahora bakubwira ndetse bakuratira. Icya gatatu, iyo mugirana ikiganiro aba ahari wese. Niba umukobwa akunda guha agaciro ibiganiro mugirana ndetse ukabona bimushishikaje, ikimenyetso ko wamutwaye uruhande n'uruhande. Icya kane, aho ari hose yumva mwaba muri kumwe. Ibi bituma ahora agusaba ko mwajyana mu birori runaka, iminsi mikuru, amakwe yatumiwemo n'ahandi hanyuranye. Impamvu bimutera ni ukugira ngo mube inshuti zihariye kurushaho, umubano wanyu ube wavamo urukundo rufatika. Niyo mpamvu rwose. Icya gatanu, iyo wisanzuye ku bandi bakobwa nabyishimira. Kuba hari abandi bakobwa mwagirana ibihe byiza bituma abura amahoro ndetse ukabona ko bimubangamiye. Nubwo utigeze umubwira ko umukunda ariko wagufata nk'umukunzi we, kubonana n'abandi bisa nk'aho wamurutishije abandi. Niyo mpamvu rero iyo wisanzuye ku bandi bakobwa ubona bitamushimishije rwose. Icya gatandatu, indoro. Burya umukobwa ugukunda kandi ukwiyumvamo akureba indoro yagira icyo umbwira. Uretse ko ijisho rikurebye nabi n'irikureba neza utabura kubitandukanya pe. Icya karindwi, ibiganiro by'urukundo. Kenshi iyo muganira akora uko ashoboye ngo muganire ibiganiro by'urukundo. Niba akunda kukubaza niba ufite inshuti y'umukobwa, nta kabuza nuko aba ashaka kugira icyo wibwira. Ni hahandi akenshi uzumva arimo no kukubaza uko umukobwa ukunda, uko yaba ateye, imico yawe imuranga, ibintu byinshi bitandukanye, mbese afite amatsiko yo kumva umukobwa wowe wakunda uko yaba ameze. Ibi bimufasha kumva niba hari ingeso afite udakunda yamubuza kuba yakubera umukunzi. Icya munani, umunsi w'amavuko. Ni hahandi ubona ku munsi wizihirizaho itariki yawe y'amavuko, ubona yashyashyanya akanagutegurira impano kandi ihuje n'ibyo ukunda. Nta kabuza aragukunda rwose. Icya cyenda, ni umufana wawe ukomeye. Ibintu byose ukora arabyishimira kandi akabikwereka. Akora uko ashoboye ngo akwereke ko atandukanye n'abandi rwose. Icya cumi, ari nacyo cya nyuma, gukora ibikorwa bikureshya. Mu gushaka ko umureba, umukobwa agerageza gukora uko ushoboye ngo umwiteho, umurebe. Ibi bigendana no kwambara imyambaro ikureshya, ijwi rituje, inseko nziza n'ibindi n'ibindi. Icyitonderwa rero, bitewe n'icyo umukobwa agushakaho, umukobwa ashobora kwereka ibimenyetso ndetse n'ibindi tutavuze hano, ukibwira ko agukunda, ariko ibyo ubona bihabanye n'ibiri ku mutima, afite ikindi kimugenza. Abakobwa barimo ibyiciro byinshi. Bitewe n'uko umukobwa ateye, ashobora kutagukorera cyangwa kukwereka ibi bimenyetso, atari uko atakwiyumvamo, ahubwo ari uko atazi kwerekana amarangamutima ye. Kuba umukobwa agukunda ntibisobanuye ngo nawe uhite umukunda. Genzura urebe niba nawe umufitiye amarangamutima cyangwa se umukunda nk'uko abikugaragariza. Nguko rero ukuntu wamenya umukobwa ufitiye amarangamutima kugira ngo nawe umugaragarize ibikurimo. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze gusharinga, mukande like na comment, mugire ibihe byiza.